ntabwo ari Dawidi n'abakurikiye umwe bw'abera ministries abakutose bakwiyandikisha babwira ngo uyu munsi fata ubuhanuzi tugiye kumara ukwezi tuvuga aya magambo ngo igukenyuruje ibigunira ihinduye umubabaro wawe bitwenge bamwambitse ati ntago menyereye afata inkoni yaragenda yego nkubwira amakuru aryohera yego ngo amanutse agera ukageze ajyana ngo anywa amazi atoribuye aho yishima Imana iraguhagurukije Imana iragutabaye kandi Imana irakurengeye Imana igiye kubana nawe sandima ani wikerewa ngaho mbwira nta kibazo ndahari ntabwo yabyambitswe nuko atagira imyambaro ni ibigunira wambikwa n'iminsi ni ibigunira wambikwa n'abantu ni ibigunira wambikwa n'amateka icyo uzabona kiri iruhande rwawe nicyo uzahabwa kiri iruhande ryawe amahoro ari iruhande ibuye ryishe Goliath ryari risanzwe mu yandi mabuye ntawe urizi Imana inshuti z'umusaraba twongeye kugaruka tubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mugira amahoro y'Imana Sirasi agarutse abasuhuza bavuga ngo ubwiza bw'Imana bubabeho kandi gukomera k'umwami wacu Yesu kubabeho rero imbere yacu turimo turahareba mushumba twongeye kugaruka kuri Sport View ahantu hari ibyiza hari amasare hari ibintu byose uhageze wahabonera ibyo ukeneye ku buzima bwawe kuruhuka ibintu byose birahari rero imbere yacu turimo turahareba mushumba nkuko nani mu kubivuga tugize umugisha kongera kubona mushumba ni iby'agaciro ni ibintu byiza ni ibintu bikomeye kandi nanjye mbangiriwe umugisha nkuko namwe mamugira umugisha mushumba revera wacu nyakubahwa dukunda Imana ikoresha ibintu bikomeye uri mu mavuta menshi noneho twongeye gusuhuza tukureba ariko suhuza n'abantu nabo bagiye gukurikirana ubasuhuza babwira amakuru yawe murakoze cyane inshuti zacu dukunda abantu bakurikirana umwe bw'abera ministry tanyo tubabwire ngo turabakunda kandi Imana umugisha mwinshi cyane kandi twongera kubiseguraho kuba mutabasha kubona ibiganiro byacu buri munsi si impamvu zacu bwite si n'impamvu zanyu ahubwo ni impamvu z'igihe kandi Imana nibishima bizakunda turabashimiye rero mwese mabwo umugisha kandi ngiye kubana n'umukozi w'Imana Sirasi kuri icano yacu mubwira ngo data wo mwijuru amena umugisha dusuhuje n'uwitwa Eurade ne mu cameraman udufasha muri no mirimo turi itsinda ry'abantu batatu kandi Yesu yaravuze ngo bicya batatu bari kumwe Imana hagati muri bo yego Imana hagati muri twebwe rero amen haleluya Imana ishimwe reka dusenge dukomeza kumva iby'umwami akomeje kutubwira Mana turagushimiye uyu mwanya ukomeze kubana natwe udushyigikire mu mbaraga z'umwuka no mu mbaraga zo kunesha no gutsindishirizwa amavuta imbaraga zo ubutsinzi bwawe biboneke kuri twebwe umuntu wese uza gukurikirana abone ukuboko kwawe kwiza guturutse muri wowe kandi umuremere bishyitse abone imbaraga zawe turagushimiye ko byose ubikoze amen amen mu izina rya Yesu amen 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 mushumba ndabona uri mu mavuta menshi cyane mu mavuta menshi cyane no kureba byonyine na mikoro ufite ubwayo n'ukuntu umeze n'umusatsi mwiza cyane n'ishati nziza mbese ibintu byose byawe Imana iba yaguhaye imbaraga n'umunezero wo kugira ngo bijye ku murongo nkuko ubugira ngo ushyire abantu mu buzima bwa Kristo kandi barusheho kugubwa neza dushingiye ku ijambo dusanga muri Zaburi ya 30 umurongo wa 12 avuze ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino unyenyuruje ibigunira byanjye unyenyeje ibyishimo hepfo ku murongo bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka Uwiteka Mana yanjye nzagushima iteka ryose amen mushumba nk'umuntu wabisigiwe nk'umuntu kandi w'inararibonye umaze imyaka myinshi uyobora muri uyu murimo hafi ndibaza ko irenga hafi nka 30 cyangwa ni 40 mwaho ngaho 40 arabura hitatu urumva ni myinshi cyane iyo ijambo rivuze ngo uhinduye umuborogo yanditse harya ni ibice 30 bya Zaburi umurongo wa 12 30 bya Zaburi umurongo wa 12 iyo ibice 30 bya Zaburi umurongo wa 12 ijambo rivuze ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino unyenyeruje ibigunira byanjye unyenyeje ibyishimo ubwo biba bisobanuye kuvuga iki kugira ngo ntatwe dusobanukirwe urakoze cyane Imana ibaha umugisha abantu batubajije iby'inzozi babe bihanganye yego uyu munsi hari amakuru mashya mashya ndumva
mashyashya Imana iguha umugisha, bihangane. Abatubaje ibibazo byinshi ku nzozi, bihangane. Kandi ikiganiro cy'inzu cya gicaho nka gatatu mu cyumweru, ahandi hari imbaraga z'ubuhanuzi buje noneho. Aho tugiye kubona abakozi b'Imana batandukanye, tuvuga ku ijambo ry'uko Imana igiye kuba. Ubundi intego dufite kuno kwezi nuko Imana ibakenyuruje ibigunira. Imana ibakenyuruje ibigunira bari bambaye. Haolama iri jambo turimo dusoma cyane, bigiye kureba kenshi turisanga mu gitabo nyine cya Zaburi, nkuko nkunda gusobanuza ko amateka nyakunda. Zaburi akaba ari cyo gitabo cyihariye cyonyine n'ibindi bitabo, ko cyo naho abantu bafashwaga bakabwira Imana icyo bayitekerejeho kuruta ko bo iby'Imana dushakaho. Ariko Zaburi ni amarangamutima, ni amavamutima y'umuntu wafashijwe, yarangiza akabwira Imana ibyiza yibonyeho. Iyi Zaburi rero 30 ni Zaburi Dawidi yahimbye ngo ubwo barimo beza inzu. Beza inzu. Ubwo bezaga inzu. Ndafashijwe none. Nubwo bezaga iki? Inzu yabagamo. Katwaze ture ku kibezaga inzu gute? Niyihe mama? Amagambo akomeye cyane. Uyu Dawidi avuga iyi Zaburi. Ari n'umuhanuzi ukomeye w'Imana kandi inshuti y'Imana. Nuko Dawidi ubundi yavutse ari umwana wa nyuma w'umuhererezi. N'abatabizi kuba cyagiye baramwibagiwe nuko hari akabazo kuri nyina. Noneho igikurikiyeho Dawidi turi gusoma ahangaha uzi ko yari umushumba. Abantu bose bazi ko bashumba babaho. Yenda bashumba bo mu cyaro, nashaka n'umushumba w'Iburayi uragira inka, uragira intama. Abashumba bose bafite akuntu bararaha intama ziraye, ntibarira igihe, ntibakarabira igihe, nuvuga ngo baba bayihebye kwabo. Noneho Dawidi amaze kuba mu nzu, maze kubana n'Uwiteka, aza kubaka inzu. Amaze kubaka inzu y'Uwiteka nibwo ntabwo amaze kubaka inzu ye. Amaze kubaka inzu ye bwite y'imyerezi, ariyo bita Sederera. Ibaze kuva ku bushumba ukavuga uba umwami w'igihugu, Imana igahindura amateka nta handi unyuze, binyuze gusa ko Imana yavuze ngo Sawuli naramwanze, ahubwo kwa Yesayi kwa Yesayi hari umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. Urumva noneho ibigunira yari umushumba, ahawe amavuta yabungana imyaka 7. Sawuli yamuvudukanye imyaka 7 kandi ari umwami. Dafe Maria. Iyi ntego irakomeye, dushobora guhamagara ngo ibakenyuruje ibigunira. Umwaka wa 2023 ni umwaka wo kwamburwa ibigunira, kandi birahera kuri uyu munsi kuri itariki. Imana ihimbazwe. Iyi tariki wayibonye? Abantu bigunira barabyambaye. Iyi tariki wayibonye? Iyi tariki urayizi? 20 na kangahe? Nta guca ku ruhande. Ni itariki 24 z'ukwezi kwa 10. Aha abantu bagiye kwamburwa ibigunira bari bafite. Rero tukiri ku Rostansa mani, tukiri kuri aya magambo turimo dusobanura, Dawidi rero nk'umwana wavutse ari umuhererezi, nk'umwana wahamagawe atemewe, nk'umwana wasanze bene se bakamurwanya, ariko turimwe tugendana ari kuri nkurikira rwose, tugendane igira mikrofone tuvuge ariko ndayomba nk'umuntu wabayeho mu buzima bupfuye bugoranye, uzi ko yajyaga ngajya kugemurira abakuru be agasura no mu ntama kandi ari umwami. Ubundi umuntu ari imiko akajya kuragira intama no kucuragana. Ibaze kwirukankana amavuta y'ubwami. Hari abantu birukankanya amavuta yo kugira urugo batararubona. Hari abantu birukankanya amavuta y'amafaranga uyu munsi bafite ubukene kandi Imana yaravuze. Hari abantu birukankanya kutagira urubyaro kandi Imana yemerera urubyaro. Ariko icyo tuvuga kano kanya, dore mastifa duhanura duhagaze uyu munsi nuko bambuye ibigunira. Ni ukwezi ko kwamburwa ibigunira kugomba gutangira kuri 24 uyu munsi. Niko Imana yatubwiye ahangaha kuri cyo. Duhamagaye abakozi Imana benshi basobanura ngo Imana ibambuye ibigunira. Abakunda inzozi mwihanganye gatoya tuzatuza, reka abantu bamburwa ibigunira. Rero uyu mukozi w'Imana, ariko ndafashijwe noneho, haleluya, abantu bambaye ibigunira byinshi mushumba. Reka abantu afite ikintu yariraga. Ni umwami ari imitswi, ariko amavuta ye barayapfundikiye. Kubera ko cyambere yimikiwe mu nzu nta muntu bizi. Byari bizwi na seranye n'abakuru yuko abaye umwami, baravuga ati cyenda n'ubwami bwawe. Mushumba ari jambo uvuze ngo yimikiwe mu nzu nta muntu bizi. Reka barubizi. Imiryango icyo cyatumye yirukankana. Mfasha yarayabunganye, ngakajya ava kwa Sawuli mu ntambara, akajya kugemura bakuru be, akanaza akajya no gucuragana, ngo hari agacuragana mu ntama no kwa bakuru be, kandi yitwa umwami wa Isiraheli, uwaciwe yicaye ku ntebe. Iri ijambo dufite riravuga ngo Imana iguhaye ibyawe bakwambuye.
ukwicariye ku ntebe agiye kuyivaho, ukwicariye ku mutungo agiye kuwuvaho. Restifand and lay. Imana dukorera iravuze ngo hari uwanyaze ibyawe abigimazeho igihe, yicaye ku ntebe igihe, yicaye ku buzima bw'igihe kirekire, arimo arakuvurunga, ariko Imana dukorera irahagurutse ngo usubize ibyawe. Ari umwami acuragana gauche droite, ava ibumoso ajya iburyo, ahindukira kandi ari iki? Ari umwami. Undi we yaraciwe ariko akicaye ku ntebe. Abantu bicaye mu byatsi. Iyi gahunda y'iminsi 20 tugiye gukomeza, nuvuga ngo duheruka tuvuga ngo amavuta akandagira amateka, tuza ku nzozi, dukora n'ibindi cyane, ariko duhereye kuri uyu munsi wa 24 biravuze ngo hari uwicaye ku byawe bifate, akira ibyawe. Niyo mpamvu Imana ikenyereza umuntu ibigunira. Ndaza kuhagera n'itonze no gukenyerezwa ibigunira, no kwambara imbaraga, no kwinjira amavuta, no guhembuka, no gusa. Yego. Yesu ko numva afashijwe. Oya nibyo rega. Nari maze imisi nitonda, reka nze mvuge none. So kwitonda. Urumva? Yego. Icyambere ni umwami wimitswe. Yego. Kandi yimitswe n'Imana imukunze. Ariko uwimitswe n'abantu Imana yamwanze aracyahicaye. Burya yazengurukanye amavuta y'ubwami imyaka 7. Imyaka 7. Kandi yarimitswe. Niyo mpamvu Imana yabwiye ubukwe igukenyuruza ibigunira urongorwe cyangwa urongore. Yavuze kuzambara uzabona akazi ni ikago, wicaye ku ntebe akubise ni yawe. Ngo akajya acuragana irama, hari intama akajya acuragana harya i Betelehemu, naho abita ngo Beti Shawuri ni hakuno ya Betelehemu, ngo kandi akajya no kugemura ku rugamba, ariko yitwa umwami. Aho yakagemuriwe wakagemura. Ako nagasuzuguro karenze akarama ya nefo. Niyo mpamvu udukurikiye kumwe bwabera nundi ugiye guhereza iki cyigisho, hari intebe Imana imuvanyeho. Hamagara abantu benshi bumve, hari intebe abantu bavuye. Ushimwe Yesu. Aho wakagemuriwe nk'umwami, ahubwo uragemuye. Mu Kinyarwanda hari ijambo bavuga ngo akanyaru. Ako nagasuzuguro kabadayimoni kari ngasaga Goliyati yabazonze. Yego. Havuga atari kurira ninde ubundi. Ati shika dore kuri inshyomotse, yari amavuta yo mwibanga. Imana itereka da, ubwo mutavuze ko ari umwami, kingiye kubivuga ntashakuje. Imana ihimbaza. Itereka uwitwa Goliyati imbere. Burya amavuta y'umuntu ashingiye ku mubisha we. Imana ishimwe. Burya hari burya amavuta y'umuntu ashingiye ku mubisha we. Nukuri umwanzi kwanga ni ubitse amavuta azakumenyekanisha. Imana ihimbaza. Imana iravuga ati mva amavuta ya Dawidi barayapfundikiye nayo mu rugo, ariko ngiye guhangura ibyananiranye, ndakoresha we. Lelemande Payvor, ndakoresha we. Imana itangira projet yo kugaragaza amavuta ye. Aya mbere baracecetse, kabiri ngo ati ariko uri wo urinde, so nyuma dore kuri inshyomotse bakuru banga kugira ikintu bavuga. Hari abantu bagorewe mu nzira, kandi ibyo babirebesha amaso. Ni igihe cyo kubyakira no kubyinjiramo. Ni igihe cyo gutabarwa no kugaragara ko Imana iri mu ruhande rwawe. Lala mandiye tasoke mene data wa twese uhoraho. Ni igihe, it's a time, it's a matter of time. Kandi agiye gutakosoka ngo arangije ducunguze uburyo umwete, uko muri iyi minsi nukuvuduka twihuta. Nibwo yasanze Goliyati ngo arangira avuga ati ariko ubundi uzahangura uriya muntu bazamuha iki? Bakuru benga ariko ngo ceceka ngende ibintu byawe ngo ngurudere kuri inshyamba. Avuga ati mbatwaye iki ko muzamvuta mwayacecetse? Ariko hari imbaraga yibitseho batazi. Nyine turajya tuhageraho ngaho, reka tuvuge amateka abantu bumirwa. Reka abantu bacecekanye ibintu kandi bahawe, hari abantu basonzanye ibintu amasezerano ahari, hari abantu bambuye ibyabo kandi bihari. So uyu munsi ni ubuhanuzi bwa ngo akira ibyawe, kuko byanga byakunda Imana ishyiraho Goliyati wo kuzagaragaza amavuta yiwe. Ngo ajya ku mwami atariko ati mu makuru bayashenge, abanyamakuru barayajyana. Umwami ati habonetse agahunga kajya sangana ngo gatoya. Ati reka nguhereze imyenda sha. Natwe ko se wakagabo we ungana gutya, abagabo bakuru twananiwe, abagabo ngo twihishe wewe biti no uzabishobora. Ndabwa atari kureka ngo ubuhamye. Kiriya kigabo cyatutse Imana, idubuniri tuka Imana, intare ntituka Imana, ariko yifasha umwana ndayicakira nka yasamura nkamushukuza indi ndamwiduba uri utarakebwe naga. Kumva amavuta ya Dawidi ya kabiri yo kugira ngo amenyekane yarabitse kuri Goliyati. Wigira ikibazo amavuta gutabara nibazo gutabara zibitse hari wamwambitse ati ntago menyere afata inkoni yaragenda. Akubwira amakuru aryohera. Ngo amanutse agera ukageze, ajyana ngo anywa amazi atoriwe,
aho nabwiye mu kiganiro ngo ibuye ryishe Goliyati ryari risanzwe mu yandi mabuye ku gasozi. Icyo uzabona kiri iruhande rwawe, nicyo uzahabwa kiri iruhande ryawe, amahoro ari iruhande rwawe. Ibuye ryishe Goliyati ryari risanzwe mu yandi mabuye ntawe urizi. Imana ishimwe. Ariko aramanuka ngo amukubiza ati unteranya agacumu n'iki byose, avuga amagambo yose menshi cyane. Ndatige ntago nguteranya ibyo byose nkubwiza ukuri, nguteye mu bintu bitatu byonyine. Icyambere izina ry'Uwiteka wasuzuguye ndiyo nguteyemo. Uyu munsi rakungabiza ndakubagira ibisiga. We yikuraho ubushobozi ahubwo yerekana ko ari Imana ije. Rero amaze gutsinda twihuse cyane, ibyo ni ibintu byose tumwe tuganira ngo arangije amuzerera ha myaka 7 yose ku bwami, amavuta aramenyekanye, abagore bararirimba, inkuru ziramenyekanye, amenya kazaba umwami. Rero Dawidi amaze kubaka inzu, inzu ye agiye mu nzu kugira ngo ayitahemo, asenga isengesho ryo kweza inzu ye. Kuko avuye mu bukene, avuye mu butindi, yarari kure, yari mu ntama, abaye umwami baramukomera amashyi. Twavuze amavuta buryo butatu, yaje kuba umwami w'abantu bari baragowe, inguguzi n'abambuzi, arahava ahinduka umwami w'Abayuda na Benjamin, ariko nyuma ngo baza kumwimikira kuba umwami w'Abisirayeli bose. Ajya yubaka inzu y'imyerezi, inzu ihenze, avuga ati ntabwo nayinjiramo, ndabanza nsenge nyeza. Aravuga ati iyi nzu mbonye Imana inyambuye ibigunira, isi yanyambitse ibigunira, amateka nyambika ibigunira, umunyamuryango nyambika ibigunira, abantu banyabika ibigunira, Uwiteka anyenyuruje ibiganiro. Aramikota Maria. Imana ishimwe. Wayibusoma amagambo ndabyumvise. Uwiteka anyenyuriye ibigunira. Ndabyumvise. Ari masenga yezi ndavuga ati noneho rero anyambitse neza, angiriye neza, anyenyuje ibigunira. Umurongo wa kangahe? Bisobanuye ngo bwashimaga Imana ko yinjiye, abonye inzu, yinjiye mu nzu abaye umwami. Aravuga ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino. Umenye ko yamaze imyaka 7 arara mu butayu, aho bukeye ararana amavuta, atagira haba, arira, adakaraba nk'umwami, atavugiriza ingoma nk'umwami, nta muntu umwitaho nk'umwami, atagira ibiro nta ntebe, uwabumwa yicayeho ngo amare kuba umwami, ngo arangije yinjiye mu nzu yiwe. Aravuga ngo unkenyuruje ibigunira. Ushimwe Yesu. Mubaro yararwanye, avuga ngo aratangiye ijambo rimwe ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino. Yanduru yavuzaga mu nzu, wazenguruka yirukanka, nawe umwitaho benda kumwica bamutega baduwege bose. Aravuga ati Imana umpinduriye. Uyu munsi ntabwo ari Dawidi, n'abakurikiye ubumwe bw'abera ministries, abakutu bose bakwiyandikisha babwira ngo uyu munsi fata ubuhanuzi, tugiye kumara ukwezi tuvuga aya magambo ngo igukenyuruje ibigunira, ihinduye umubabaro wawe bitwenge, muborogo uhinduye indirimbo. Yavuga ati ko nabaga mu nzu hanjye mvunga nirukanka banyirukankana, uyu munsi ninjiye mu nzu yanjye yasekerera, nunjiye nezerewe, muborogo wo mu butayu, muborogo wo kunyagirwa. Arayireba yibuka umuvumo wo mu butayu, arayireba yibuka ibintu byose byagendaga bimubaho, arayireba yibuka ibintu byose byamubagaho, areba inzu yibuka imyobo yarayemo, arayireba yibuka ivumbi ya candonema, ukuntu abaye umwami, yararaga mu ivu nta mashuka nta kuvureri. Aravuga ngo uhinduye umubaro wanjye imbyino, unkenyuruje ibigunira byanjye, unkenyuruje ibyishimo. Yagendanaga ibigunira, uzi kwitwa umwami ukarara hasi, kwitwa umugore kwitwa umugore kandi umugabo araho ntacyo akumariye, uzi kwitwa ngo ufite umugabo kandi nta kimugore amaze, ushimwe kushoboye, kwitwa ngo umukobwa mwiza utarongorwa, ushimwe kuri Imana ikomeye, warize nta kazi ugira, ushimwe ko ari ibintu unkenyuruje ibigunira byanjye, unkenyeje ibyishimo. Haleluya. Ntabwo nshaka ko dutindira ijambo, buri mu kameramana aratubwira ngo tugarukiraho, nta cyo gutinda ko gahunda ni iminota mike cyane. Ariko dushingiye yuko ijambo rivuze ngo unkenyuruje ibigunira, unkenyuruje ibigunira, ubundi gukenyuruje unkenyeze ibyishimo, unkenyeje ibyishimo. Ibigunira badukurikiye ni umwambaro umuntu yambaraga kubera agahinda, yapfushije, yabuze inzu, bamutaye, bamujugunye ari wenyine, ni umwambaro wambaraga ujyanye n'ibihe biburimo. Yego mushumba, nshingiye kuri aya mavuta menshi no kuri izi mbaraga, wakwatura ubuzima, kuko ndabona ubuzima wabwatuye. Ibi birakomeye. Ndakubwira ngo kuri cano yacu iyi bari kureba, ubumwe bw'abera ministry, twasaba kwiyandikisha kuba tarabikora, ababikoze tubashimire, mwongere murarika abandi. Ni ukwezi k'ubuhanuzi guhera kuri 20 gukenyuruzwa ibigunira z'ukwezi kwa 12. Imana ihimbaza, vuga ngo Uwiteka hinduye umuborogo ibyishimo, kandi agukenyuruje ibigunira. Imana ihimbaza. Icyo bita ngo ukenyuruje ibigunira
aya magambo turi gusoma mu wa 13 we ufite igihe nawe ndi kubona uhinda umuborogo wanjye imbyino ukenyuruje ibigunira byanjye unkenyeje ibyishimo umuborogo wari uriho wari ufite aborozwa n'ibibazo ariko unkenyuruje ibigunira yarabihoranaga ari umwami akabyambara ibigunira n'umwambaro wamurwa n'umuntu wabaye 13 haravuga ngo wari mu kuvuga haravuze ngo kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka Uwiteka Mana yanjye nzashima iteka ryose. Urumva kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbe nta muntu wabona ubwiza ugifite agahinda ntibishoboka ntiwabona ubwiza ucyambaye igunira kuko hirya yigunira bisigaga n'ivu mu mutwe ari nk'umwami amara imyaka yose abana ikigunira nta muntu abwira intimba yuzuye umutima agahinda kuzuye kumusandaza yibuka inzira yacema ati ubwiza bwanjye bugiye kuzaririmba abantu bagiye kuzabibona ibyishimo biraje rero kuba kuri kimwe bw'abera ministry hari igihe uriho uyu munsi wa none ubana bigunira ku buzima bwawe hari bikuriho bikugose hari bikuriho bikugoye hari bikuriho bikuremereye ntubona gosha droite ntubona iburyo n'ibumoso byose n'umuzigo ku buzima bwawe ariko Imana irimo iravugana nanjye ngo igukenyuruje ibigunira uyu muntu yari afite uburyo yitwa umwami ariko atabasha kwaccessinga ku bwami yitwaga umwami ariko atagira ababyeyi yitwa umwami atagira inzu ariko ngo yinjire mu nzu aravuga ati agahinda navanye mu bushumba agahinda navanyeho nakoraga ntabwo nakinjiza ahinduye umuborogo wanjye induru abahavuze abashakuje uyu munsi nkiboroga ndabyina kano kanya kabiri ankenyuruje ibigunira ankenyeje iki ibyishimo bivuze ngo muntu dukurikiye tugiye kumara ukwezi muri izi mbaraga z'amasengesho kubakurikira cano tugiye kwinjira mu mavuta kandi bizangwa ko dushaka n'abakozi Imana ngo ikenyuruze ikenyuruze birangiye kandi Imana itabara ubwoko bw'Imana ngende avuga ngo ndimo ndabona abantu bakwiye gukenyuruza barahari kandi bafite ibikwiye bagombye kuba bafite ariko bakingiraniye inyuma yabo karandi n'ivumbi byamaze kubazenguruka ibyishimo birora n'agahinda ariko iri jambo tuganiriye rigukuye uwo mwobo muremure wari urimo rigushiza akwiriye rigushizaho kwishima Imana iraguhagurukije Imana iragutabaye kandi Imana irakurengeye Imana igiye kubana nawe sandima ngaho mbwira nta kibazo ndahari nkuko bivuze n'ubundi uvuze ibintu byiza icyo Imana ikubwiye bisobanuye ngo nanjye mbyungukiyemo nanjye mbyungukiyemo ngo iri jambo n'ubundi riracyakomeje kudusanga kuko unkenyuruje ibigunira unkenyeza ibyishimo kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka kugira ngo ubwiza bwanjye budaceceka erega nta bwiza bwawe bwagaragara ucyambaye ikigunira nta bwiza bwawe bwagaragara ukifite umuborogo ntibishoboka ariko umuborogo wanjye uhinduye ibyishimo nuvuga ngo imiborogo yari afite dufite abantu bari kuborogera mu mazu mahema aho batuye ariko kababwire ngo umva izerira ijambo rihagarareho yuko Imana ihinduye umuborogo wawe ibyishimo pele masani moro kandi bihinduye mu buryo bwihuse cyane kabiri igukenyuruje ibigunira ntabwo yabyambitswe nuko atagira imyambaro ni ibigunira wambikwa n'iminsi ni ibigunira wambikwa n'abantu ni ibigunira wambikwa n'amateka ikigunira ntabwo usaba umukandara ahubwo usaba umushumi cyangwa ikirere cyo bakikurundaho gusa tumenye ngo ni ikigunira cy'amateka ikigunira kirwanije ikigunira umwambaro w'umubabaro umwambaro w'agahinda ariko Mana ndagushimiye kuko ukoze ibintu muri bitanga oya kano kanya bikoze urigaragaje nyiri uraturengeye rwose ukoze ibintu bisanzwe njye ngo ndabona rega ndimo nderekwa mu mutima hari abantu bamaze igihe bakenyeye ibigunira kandi si uko babikenyeye ko bagiye kubigura ahubwo iminsi yari bakenyeje hano hari umudamu wambaye ikigunira yakejejwe n'umugabo afite umugabo w'izina ariko nta mugabo agira Imana ishimwe ko ikoze igiye ukora ibitangazo iramwimanye ikoze ibintu bidasanzwe niyongera umugabo mu izina rya Imana ishimwe ko ikoze mu cyumba cye mu izina rya Yesu tumuhaye kongera kuba umugabo iteka ryose Yesu we ahubwo Shela Morego hari iby'Imana igomba gukora uyu munsi madana ntabwo uzongera kurira mu cyumba cyawe kuko Imana igukuyeho ibigunira Imana yavuze ngo iri mu ruhande rwawe Imana yemera kugirira neza Imana yemera gutabara hagarara wemye witinya shimwa Yesu urumva neza ibigunira abantu hari ibyo bambitswe n'abagiye
bagenda mu nzira byinshi. hari urubwa rwabagiyeho Ni byinshi. byo nibigunira bibariho Ni byinshi. ariko ku bumwe bw'abera ministries ijambo riravuze ngo habonetse ubuzima unkenyuruje habonetse ubuzima ubundi mva amagambo aryoshye ariko ni abantu bamukenyeje yego ariko Imana irakenyuruje dushima Imana urumva barahambye Imana irarinze yego barajugunya Imana irakiriye Yego. baraguteye Imana baragutaye Imana irakwifatiye Yego. barakurwanije Imana irakurwaniriye Yego. bakushaka kwambika isoni Imana imusa agaciro Yego. bivuze rero ngo amagambo y'ubwenge turiho mvuga ngo inkenyuruje kandi ndibwira ko iminota yacu yamaze kugera uko biri kose nagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu Mushumba, sabira ntibatinye abantu dukomeza ahangaha oya sabira kwanza ko abantu umuhanuzi we nta kimana ayo ikubwira basabira abantu umugisha Nta ngiye kimana nafashijwe napfuye ndumva nanjye nakiri ubuzima akiri ubuzima umva amagambo atatu y'imbaraga ku buzima bwawe yego isi yakwambitse ikigunira abantu bakwambika ikigunira abantu bagutera umuborogo ariko ijwi ry'Imana dukora haleluya ijwi ry'Imana dukorera ushimwe riravuze ngo Imana iragukenyuruje uhimbazwe Yesu kandi mu cyimbo cy'amarira yo n'umuborogo iguhaye kubyina amen Imana ibaha umugisha nagaruka Amen. ukomeze mwiyandike